Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye muherereye hose hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Ari abadukurikiye bari ku mugabane wa Amerika turabashuhuje, abari i Burayi ndetse n'abari ku mugabane wa Aziya. Namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afurika mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda mumeze mute, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarundi mudukurikiye nizere ko mumeze neza cyane, ndetse n'abantu mudukurikiye muri mu gihugu cya Kongo yaba i Goma, i Bukavu no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Natwe rero turagarutse mu makuru yacu nk'uko twabibemereye. Impinduka zikomeje kubaho, niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo tubashe kubagezaho update zibikomeje kubera muri ikihugu cya Kongo. Yango twarababwiye ngo intambara irakomeje kandi ikomeje mu noneho mu buryo bukomeye cyane. Icyo mu makuru tuzanye muri uyu munsi, cyane ko turi ku wa mbere ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2025, ibintu byahinduye isura muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ushobora kwibaza uti kubera iki umutwe w'inyeshyamba za 23 utarinjira muri Uvira? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Twabonye mu 23 igenda ikubita aho ababaza ingabo za Kongo ndetse n'abarundi bafatanyije, ariko igeze muri Uvira hashingwa gati. Ni ukubera iki mu 23 itarinjira muri Uvira? Aha ngaha turaza kwagaruka. Reka noneho turebe ubu noneho umutwe watwirwaneho nyuma yo gupfusha cyangwa se gutakaza umuyobozi wabo ari wo Colonel Makanika, Colonel Ruhinda. Uyu mutwe wakunze kuvuga yuko uharanira ukubaho cyangwa se uharanira kubaho kw'abanyamurenge, bakomeje kugenda bagabwaho ibitero n'imitwe yitwaje intwaro ndetse na leta ya Kongo Kinshasa bafatanyije. Ubu noneho nyuma yo kwihuza na M23 watangaje ikintu gikomeye cyane, kuko wamaze kuvuga yuko wamaze kwihuza na M23, ariko noneho bagiye gutangira kurwanira kubohora igihugu cya Kongo. Twirwaneho yamaze kubitangaza ko bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ese byaba noneho bimeze biti? Hagiye kuhinduka iki ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no Kivu y'Amajyaruguru? Ahangaha turaza kugaruka. Afrika y'Epfo imaze iminsi iri kugerageza kumvisha cyangwa se gusaba M23 ko ingabo zayo zava ku butaka bwa Kongo zitanyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu cyo nababwira cyo nuko M23 kiri gukora ni ugutera uburakari cyangwa se umujinya Afrika y'Epfo. Ibintu M23 iri gukora bisa nko gupfukamisha Afrika y'Epfo ikagenza amavi. Ngira ngo aha ngaha turaza kwagaruka neza kugira ngo abantu bamenye ese kubera iki Afrika y'Epfo yanga guca mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukubera iki Afrika y'Epfo ingabo zayo zanga ko ziva ku butaka bwa Kongo ziciye mu gihugu cy'u Rwanda? Twarabonye abacanshuro ingabo nyinshi zarwanaga ku ruhande rwa FARDC zatsinzwe zaciye mu gihugu cy'u Rwanda. Ese haba hagiye kubiki? Twavugaye ko Afrika y'Epfo ifite ingabo nyinshi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ifite n'ingabo noneho zisa nkaho zihishe zidashaka kugaragara. Izi ngabo kubera iki zihishe zidashaka kugaragara? Haba hagiye kubiki nyuma yuko ingabo za Afrika y'Epfo zivuye ku butaka bwa Kongo mu buryo zirukanwemo na M23? Ese byaba bimeze bite? Anga turaza gusoreza muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero. Teritwari ya Rubero nubwo wenda bidakomeje kumenyekana cyane, ariko amakuru mfite ahangaha muri Rubero hari kuba imirwano ikomeye cyane. Ingabo nyinshi za M23 hariya mu mujyi wa Goma zakaniye ziri gucunga umutekano, ariko hari n'ubwicanyi hari ubwicanyi mu mujyi wa Goma hariya tuza kugarukaho. Hari ubwicanyi bukomeje kugenda buvuga hariya mu mujyi wa Goma. Hano turagaza kuhagaruka. Tuba tugira ngo abantu bamenye ukuri. Twebwe twababwiye ko tutazaca ku ruhande, amakuru yose tugomba kuyazana uko ameze cyangwa se uko ari, abantu bakayamenya. Nta byo guca ku ruhande rero, byose tuzajya tubizana kandi tubizane mu gihe gikwiriye. Reka wenda duhere ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo natangiye mvuga inti kubera iki M23 itigeze yinjira muri Uvira? Ubundi twabonye M23 mu mirwanire yayo ntago igikunda gucika intege cyangwa se ngo igende gakeya ahantu ibona ko ari ngombwa gihutirwa ko ifatwa. Rero benshi bakomeje kuvuga bati se wenda byaba bitihutirwa kwerekeza hariya muri Uvira, ko twabonye ifata umujyi wa Goma byihuse ikagera ikavumu, none ikahita yinjira mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu wahise ufatwa mu buryo bwihuse.
wahise ufatwa mu buryo bwihuse. Ese kubera iki hariya muri Uvira aho hatahize hiruhutirwa kugira ngo hahise hafatwa, byagenze bite? Twabonye ingabo z'Abarundi na FARDC batsindwa muri Kavumu, batsindwa ndetse no muri no mu bice bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane aho Abarundi batsindiwe cyangwa se bavuye cyane ni muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane guhera ahangaha ikavumu. Ahangaha guhera muri Kavumu ndetse no muri Bukavu ni ingabo z'Abarundi zatsindiwe cyane ndetse ziranahunga mu kuvuga ukuri. Ahangaha M23 ikimara kubona ko ingabo z'Abarundi zitari kurwana cyangwa se zikomeje kuva mu bice byazo ndetse n'ingabo za Kongo, M23 ise yibwira yuko byanze bikunze izi ngabo zagize ubwoba ndetse nazisaba noneho kuva ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu buryo bwihuse. Ibi ngibi M23 yumvaga Abarundi bagomba kubikora kandi bakabikora mu byo bihuse, ariko kugeza kuri ubu ngubu ndababwiza ukuri hariya muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hari kubera intambara ikomeye cyane. Abarundi bashinze ikintu biti birindiro bikomeye mu misozi ya Uvira. Noneho haza kuba izi ngabo z'Abarundi zisanzwe zimenyereye hariya n'imirwanire na strategy zaho. Ibi byabanye rero M23 cyangwa se byababujije kwinjira muri Uvira. Ngira ngo hari amakuru akomeje kuvuga ko hari ubutasi M23 iri gukoresha cyane kugira ngo ibashe kwinjira hariya muri Uvira ndetse inafate biriya bice. Byaba ari ibyago bikomeye cyane ku ngabo z'Abarundi, cyangwa se byaba Abarundi batakaje imbaraga, baba batakaje ikintu gikomeye cyane mu gutakaza hariya muri Uvira, kuko M23 yahita igera ku mupaka uhuza Kongo ndetse n'u Burundi, kandi Abarundi nicyo kintu bashaka kurinda. Nyirango mwibuka yineze ko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ariko ngo batazategereza kugira ngo M23 basange mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ahangaha yavugaga yuko bazakora ibishoboka byose mu kurinda Uvira cyangwa se ibice byegereye u Burundi. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri ku butaka bwa Kongo ni ingabo ziri mu bice bitandukanye. Ingabo zigiye gutaha ni ingabo zari mu butumwa bwa SADC, nizo zafatiwe hariya mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu nizo ngabo bivuga ko zigiye guca mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko n'izindi zose zagiye zihaca, ariko nanone zikaba zihaciye mu buryo Afurika y'Epfo itifuzaga. Ahangaha niho abantu benshi bavugaga bati se haba hari umutego Afurika y'Epfo yateze abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ko twabonye M23 yagiye ihura na Afurika y'Epfo kenshi muri gihugu cya Kongo. Afurika y'Epfo igataka ko yapfushije abasirikare benshi bishwe na M23. None Afurika y'Epfo yabigiye gukora iki? Twabonye ko ingabo za Afurika y'Epfo ziri aho bita Irubumbashi ndetse n'ibikoresho byinshi cyangwa se n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Ibi bikoresho biri Irubumbashi byaje mu buryo bwo kwihorera ku ngabo za Afurika y'Epfo zapfiriye muri igihugu cya Kongo, ariko izi ngabo zikaba zaraguye ku butaka bwa Kongo nk'ingabo zagiye gufasha Kongo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23, ariko nanone mu buryo bwa SADC, kuko izi ngabo zaguye ku rugamba ni ingabo zagiye mu buryo bwa SADC, ariko nanone zikaba zaraje kwicwa cyangwa se guhura na M23. Kugeza kuri ubu ngubu ingabo noneho ziri hano Irubumbashi ni ingabo zoherejwe nk'igihugu cya Afurika y'Epfo ariko zije guhorera. Niyo mpamvu abantu benshi bavuze bati wenda Afurika y'Epfo yaba yaratinye, ariko Afurika y'Epfo hari ikiri kwiga cyangwa se umugambi, kuko niba bari bafite ingabo zafashwe bugwate na M23 ntabwo bagomba kugaragara muri iyi ntambara kugira ngo abasirikare babanze barekuru. N'ibi bihugu bigize SADC bifite abasirikare babo bafatiwe hariya mu mujyi wa Goma, cyane ko bivuga ko harimo ingabo za Tanzania, harimo ingabo za Malawi, ariko ntabwo turi kubona bino bihugu hari ikintu biri gutangaza. Hari kuvugwa Afurika y'Epfo yonyine. Ibi bihugu nta kintu biri gutangaza ku bijyanye no guhagarika intambara cyangwa se gukuraho uburyo bw'imirwanire nk'ingabo zagiye kurinda Kongo, bakavuga bati noneho turatsinzwe reka dutware ingabo zacu. Ibi ntabwo biri kugaragara. Ahangaha bisa nkaho hari ikintu ibi bihugu cyangwa se Afurika y'Epfo yubikiriye, mu gihe izi ngabo za Afurika y'Epfo cyangwa se za SADC zaba zimaze gutaha. Dushobora kubona ikindi kintu gikomeye cyane cyane kirebana n'intambara cyangwa se n'urugamba, na cyane ko amakuru akomeje kuvuga ko izi ngabo za Afurika y'Epfo mu gihe zaba zimaze guhaguruka hariya mu mujyi wa Goma zikerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, ibya Afurika y'Epfo ifata nk'igisebo gikomeye cyane yanze gusebera imbere y'amahanga. M23 ikanga ubwumvikane na Afurika y'Epfo
gucyura abo basirikare babo bakajya mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ibi ngibi ni ibyongera uburakari kuri Afurika y'Epfo. Ibi bihugu bikomeye bikomeje kugaragaza ko kugira umutekano kwa Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko biyobowe na M23 bizagira ingaruka. Dore ingaruka rero ibihugu bikomeje kugera bigaragaza. Baravuga bati M23 iterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Bakavuga bati niba umutungo kamere twavanaga muri kiriya gihugu ubu ngubu M23 iratubaniye, ntabwo tuzongera kubona uriya mutungo. Tugomba gukoresha buryo ki iyi ntambara ibaho cyangwa se abaturage badashobora guhumuka amaso. Kuko Perezida Tshisekedi aravuga ati ngiye ntabwo nzicarana na M23 nganire na Colonel Nanga, nganire na General Makenga, abangaba bavuze yuko bagomba kunkura ku buyobozi. Perezida Tshisekedi kuri ubu nawe aravuga ati icyo nasabwa icyo ari cyo cyose cyatuma mbasha gutsindira urugamba ngomba kugikora, ariko mbashe kugaragara nk'umuntu watsinze M23. Kuko niba M23 yaraje gutsindwa muri 2012 ndetse na 2013 n'ingabo za SADC, ubu ngubu izi ngabo za SADC gutsindwa na M23 ni igisebo cyangwa se ni gahunda batumva neza, niyo mpamvu bakomeje kuvuga bati byanze bikunze reka duceceke. Niyo mpamvu ngo ucecetse barabacecekanye byinshi. Ibi bihugu byose bikomeje kwiga ku buryo iki kibazo cya Kongo kigomba gukemuka kandi mu buryo bwa gisirikare. Uretse Angola yonyine ni ikomeje gusaba Perezida Tshisekedi kujya mu biganiro na M23 kugira ngo babashe kubona uburyo iki kibazo cyarangira. Ariko ubundi tuvugishije ukuri ibindi bihugu byo byarifashe biracecetse, bisa nkaho biri gutegura umugambi cyangwa se ikindi kintu gikomeye cyane gishobora kugira ingaruka muri iyi ntambara. Ukabona wenda hongeye kuba indi mirwano ikomeye cyane, na cyane ko noneho kuba umutwe wa Twirwaneho wamaze kwihuza n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nabyo noneho Twirwaneho ikadekarara intambara yeruye kuri guverinoma gufatanya na M23 kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ibi nabyo birongera urwango, binongera icyo twavuga uburakari ku mpande zombi. M23 iravuga iti tugomba kwigarura ibice byose tukabihereza umutekano, ariko none tubabwira yuko M23 kuba itarafashe umujyi wa Uvira ntabwo ari ubushake bwabo, ahubwo ingabo z'abarundi hariya zakoze icyo bita defense militaire ikomeye cyane hariya. Hari abinavuga yuko ngo nta murwanyi n'umwe ushobora gupfa kuhinjira bitewe n'uburyo imisozi imeze. M23 ikimara kugera muri ya misozi yasanze yatezwe ambushi. Yabimenye rero bamwe mu basirikare bari imbere bahuye n'ikibazo. Nibwo M23 yabimenye iravuga iti reka duhagararira aha ngaha tubanze dushaka amakuru y'uburyo twakinjira muri biriya bice. Na cyane ko bivuga ko uyu Colonel Makanika yishwe ku bugambanyi bw'uko ngo yagombaga kugeza ku ntsinzi M23 mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo bworoshye aha ngaha muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ngo mu gihe ingabo z'abarundi zikirindiriye hariya zakoze icyo bita ibirindiro cyangwa se zahagaritse M23, none ingabo za Afurika y'Epfo zikaba zitashye cyangwa se zigiye gutaha. Ibi ngibi bishobora kuba impamvu yonyine ya Afurika y'Epfo kwinjira muri iyi ntambara yinjiye muri Kivu y'Amajyepfo. Kuko niba twarabonye ibikoresho birimo indege, ibikoresho birimo ibimodoka by'intambara, abasirikare babarirwa muri 800 ndetse no muri 900 bari hariya, kongeraho ingabo z'abarundi, kongeraho izindi ngabo z'ibihugu bya SADC biri mu gihugu cya Kongo, none kongeraho no kuba ibi bihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga ntago iri kureba ku nyungu z'abaturage ba Kongo, ahubwo bo bakomeje kureba ku nyungu zabo. Inyungu zabo nuko igihugu cya Kongo kidashobora kubona amahoro cyangwa se ngo abaturage bahumuka amaso babashe kurinda imitungo yabo ibe yabagirira akamaro. Niyo mpamvu ibihugu nk'Abongereza, ibihugu nk'Abadage, nk'Ababiligi, Abafaransa n'ibindi bihugu bikomeje gusaba ko M23 yava mu bice byose yigaruriye igasubira inyuma, ikava mu bice byose yafashe ikabihereza guverinoma ya Kongo. Nuko bazi ko guverinoma ya Kongo hari yakora ruswa, mbega uburyo bo batwara ibintu cyangwa se mu buryo bashaka kugenzura biriya mitungo yabo ni uburyo bwa sesabayore. Ntago bashaka kwihagararaho nka M23 ivuga iti niba Afurika y'Epfo yari iri mu kirombe igomba gutaha ntawe na rimwe itwaye.
mu gihe perezida Kisekedi avuga ati niyo mubashije kumagarikira M23 imitungo yose nimushaka muzayitware. Urumva rero ni ibintu bitandukanye, ibihugu nabyo biri kurwana ku nyungu zabyo. No kuba twirwanaho yamaze kwihuza na M23, benshi bakomeje kuvuga bati uru rugamba M23 iramutse rutsinzwe abanyamurenge bashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane, uko niba ingabo za leta zitaragabwagaho ibitero na twirwaneho kugeza kuri ubu ngubu, noneho ikaba yamaze kwihuza na M23, M23 bakaba bakomeje kuyishinja kuba ari abanyarwanda cyangwa se bakomeje gufashwa n'abanyarwanda. Uyu mutwe watwirwaneho ushinzwe kurinda abanyamurenge nabo bashinzwa kuba ngo ari abanyarwanda atari abanyekongo. Uretse aba banyamurenge, amakuru akomeje kuvuga yuko n'abavuga ururimi rw'igiswahili hariya mbere bavuga ko abarwanda phone cyangwa se bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya aribo bakunze kwibasirwa cyane, ariko noneho ngubu amakuru yamaze kumenyekana ko n'abavuga igiswahili nabo bagiye mu mujyi umwe cyangwa se muri gahunda imwe. FARDC hariya ikunze gukoresha icyo bakita igitugu ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane, ngira ngo amashusho yakunze kugenda agaragara n'ubu ngubu ajya agenda agaragara y'ibikorwa b'ingabo za Kongo zikomeje kugenda zikora. M23 ikavuga iti ibi ntabwo twabyihanganira, nibyo tugomba guhagarika. Ku baturage barengana, ku baturage bakomeje guhohoterwa, ahangaha rwose ntabwo dushobora kubyihanganira, na cyane cyane ko buriya M23 ivuga yuko leta ya Kongo Kinshasa ishyigikiye ikanafasha umutwe w'abanyarwanda wa FDLR wagize uruhare mu gukora jenoside yakorewe abatutsi 1994. M23 ivuga ndetse inagaragaza yuko izi nyeshyamba zakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bakimara kugera muri Kongo bakomeje kwica abaturage bahari abana bo babita ko ari abatutsi. Kugeza kuri ubu ngubu rero ntabwo M23 ishobora kubana cyangwa se kubangikanya na FDLR. Niyo mpamvu ubu ngubu umutwe wa FDLR ukomeje gukora n'ingabo z'igisirikare cya Kongo bakomeje kugenda babahishahisha. FDLR ifatanya na Kongo mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23. Urumva M23 nayo iravuga iti byanze bikunze aba bagizi ba nabi kuba tugize amahirwe tukabafata cyangwa se tukababona, tugomba kubirukana ku butaka bw'igihugu cyacu, kimwe n'ingabo zose zifasha FARDC zirimo izi ngabo za Afrika y'Epfo zose, ingabo za Tanzania, ingabo za Malawi. SADC nayo yagiye mu mujyo umwe w'ibihugu bifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. N'ibi bihugu byose bishyigikiye ko M23 isubira inyuma. Ngira ngo mu minsi yashize twabonye u Rwanda ruhagarika amasezerano y'imikoranire y'ibiterambere n'Ububirigi. Ibi rero bikaba byaturutse cyane ku kuba Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23, noneho Kongo igatanga ibirego cyangwa se ikabisansibiliza ibikwirakwiza mu bindi bihugu, nabyo bigatangira gutanga ubwo butumwa bisabira u Rwanda ibihano. U Rwanda ruvuga ruti rero ntabwo twakomeza gukorana n'abakomeje kugenda bagaragaza yuko batifuza umubano wacu mwiza, na cyane cyane ko gukora n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR nabyo ni bihungabanya abanyarwanda ndetse n'umutekano w'abanyarwanda. Aha rero hagiye kubaho impinduka cyangwa se ingaruka mu gihe ariko nanone M23 yabigabweho ibitero n'izi ngabo twavuze haruguru, bakaba bashoza intambara ikomeye cyane. Abanyamurenge mu gihe batsindwa urugamba na M23 bishobora kurushaho kuba bibi cyane, bitandukanye nuko byari bimeze. Mu gihe M23 yatsindwa urugamba nubwo bitoroshye cyangwa se wenda twavuga ko izi nyeshyamba dukurikije ibikoresho zifite, umurava n'abasirikare bura n'abaturage bararwana, n'abaturage barwana bibaye ngombwa. Nekereza ko hariya rero hashobora kubaho cyo wenda twakita intambara ikomeye cyane. Reka twigire hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Rubero, ndetse tuze gusoreza hano mu mujyi wa Goma. Ahangaha muri Rubero hari kubera imirwano ikomeye cyane idakomeje kugarukwaho. Muri Rubero M23 irimo iradvancinga iva mu bice byo muri Mambasa ndetse n'aho bita muri za Arimbongo, igakomeza aho bita za Wing ndetse n'ibice bya Kitsambiru hafi hariya. Hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane, ndetse noneho by'umwihariko abasirikare n'inzego zishinzwe umutekano n'abaturage hariya muri Butembo. M23 ifite intego yo kujya kwafata hariya. Hakozwe inama bavuga bati nubwo M23 yafashe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse muri Kivu y'Amajyaruguru,
ariko ntabwo igomba gukandagiza ibirenge byayo ahangaha muri Butembo. Butembo ni umujyi w'ubucuruzi, M23 kuba yawugeramo ni ikintu gikomeye cyane kuri yo. Niyo mpamvu rero leta ya Kongo na Kinshasa ivuga iti ntabwo tugomba gutakaza uyu mujyi wa Butembo, tugomba kurwana kugira ngo utajya mu minwa cyangwa se ikagwa mu maboko ya M23. Kugeza kuri ubu ngubu biragoye cyane kuko M23 ikomeje kurusha ikomeze kurusha imbaraga ingabo za Kongo nabo bafatanyije, na cyane cyane ko abarundi barwanaga hariya abenshi bavuye muri ya bice bajya kurwana mu bindi bice cyangwa se bajya gutanga support ubufasha mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nanone kandi ntabwo twareka kubabwira yuko nyuma yo gufatwa k'umujyi wa Goma ubu ngubu hari amarira menshi ndetse n'agahinda. Hariya abaturage ngo bakomeje gupfa. Uburyo bakomeje gupfamo ni uburyo twavuga yuko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda bigaragara hariya, nyuma y'uko M23 ikomeje gushaka kurinda umutekano w'abaturage, na cyane ko yavuze yuko nta gereza ifite hariya. Abagizi ba nabi hariya, niba ari abagizi ba nabi byanze bikunze hariya M23 ikabafata byanze bikunze ikomeje kubakiza abaturage, kuko hariya twakomeje kugenda tubona ibikorwa by'amabandi rimwe na rimwe kandi byitwaje intwaro, ubujura bucicyuho cyangwa se abajura bitwaje intwaro. Hariya harimo aba FDLR bakiri mu nkengero z'uriya mujyi, hariya harimo indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Ngira ngo mwabonye ko hariya muri Nyiragongo haracyagenzurwa na FARDC, aho ngo bakomeje kuzana intwaro bakagerageza kujya gutera uriya mujyi. Abo bose rero bivuga yuko ngo bakomeje guhohotera abaturage, ariko M23 bamwe mu bo ibasha gufata n'ubundi bararaswa kuko baba bafite intwaro. Icyo ni cyambere, baba bagomba kurwanya inzego z'umutekano cyangwa se za M23. Abaturage rero babona wenda bamwe muri aba baturage babona bamwe mu bo bazi cyangwa se mu miryango yabo bishwe, bakavuga bati M23 itangiye kwica abaturage. Ariko ngo mu by'ukuri uburyo abo baturage babitangazamo butandukanye n'ukuri guhari, kuko amakuru twamaze kumenya hari bamwe mu ba FDLR bafite intwaro hariya, barimo abaturage bafite intwaro. Nyango twarabibonye nari Bukavu basiga ikigo cya gisirikare, intwaro zanyagiye mu abaturage bafite intwaro, uyifonyera akajya kuyifashisha yiba mu buryo butunguranye cyangwa mu buryo bugiye kwica abaturage. M23 nayo babaje uwibonye agerageza kurwanya inzego nawe bakahita bamurasa. Rero kubera ko hari hamenyereye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, leta ya Kongo Kinshasa yarebaga ikabirebera nagira ikintu ikora. M23 izanye impinduka zigomba kugorana cyane kuri aba baturage bari bamenyereye ko bicwa uko biboneye cyangwa se bagafatwa nabi. Ubu M23 yatangiye gushyira ibintu ku murongo. Ibi byihebe cyangwa se aba bakomeje gutera baturuka mu mashyamba no mu bindi bice bitandukanye bakaza guhungabanya umutekano w'abaturage, M23 ikomeje kubacyaha ikoresheje ubu buryo, kuko ivuga yuko idashobora kurebera cyangwa se kwemera ko abaturage barushaho kuba mu buzima bubi. Niba rero abangaba bakomeje kugerageza guhungabanya umutekano wahanga mu mujyi wa Goma, M23 atangaje ko idashobora kubyihangana n'umunsi n'umwe, kandi igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwibasira abaturage. Iyi M23 yashyizeho inzego z'umutekano zirimo iz'igipolisi ndetse n'inzego za gisirikare. Ngira ngo ahangaha ni naho ingabo ndetse na polisi bantu bagera mu bihumbi 3 bamaze kwinjira muri AFC, na M23 bamaze kwihuza kwa AFC na M23 ndetse n'izi zahoze ari ingabo z'igisirikare cya Kongo n'inzego z'igipolisi. Bivuze ko byanze bikunze ibi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane mu mujyi wa Goma hakomeje kuba icyo twakwita ikintu gikomeye cyane, kuko izi nzego uko zikomeje kugenda ziyubaka ni nako M23 turushaho kugira imbaraga, kuko niba ifashe ibice igashyiramo umutekano usesuye ku nzego za polisi ndetse n'igisirikare, abaturage bakarindwa umutekano, ibyo bakoze bigacungirwa umutekano, bakaryama bagasinzira. Ibi ngibi ni ikindi kintu
gikomeje kuba ishyari cyangwa se gikomeje kudashimisha abanzi ba Kongo. Nanone ni ibintu bidakomeje gushimisha abaturage bari baramenyereye kuba barusahura mu nduru, gutungwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kwiba ndetse no gusahura n'ubwicanyi. Ibi byose rero M23 bivuga ko idashobora kubyihanganira, igomba kubirwanya yivuye inyuma. Reka tubashimire rero inshuti zacu bakunzi ba Rwanda Official, aho mudukurikiye hose muherereye mu bice bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza, ariko rero tubararikira gukurikirana amakuru yacu wakanze kuri subscribe ugakanda kuri like kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu makuru ya buri munsi.